Hello bakunzi ba Kigali Expert Tech, mwongeye kwirirwa mumeze neza. Uyu munsi mbazaniye video y'ubwenge, nshaka kubigisha ukuntu wafungura email. Nshaka kukwigisha ukuntu wakwifungurira email. Ni ibintu byoroshye cyane, nimba utayigira ngiye kubikwigisha ntibigucike. Urebe iyi video kugera irangiye. Nkomeza kubasaba gukora subscribe. Icyo ugomba gukora ni ukujya kuri browser yawe, nimba ukoresha Opera, nimba ukoresha indi browser, ukandikamo gmail.com. Maze gukora login, sorry iri mu gifaransa kandi twese dukunda gukoresha icyongereza. Maze gukora login, urakanda aha ngaha handitse create account, ushyire kuri format safe. Icyo ukeneye gushyiramo izina ryawe rya mbere, first name, ndadushyireho Rudahangarwa. Izina rya kabiri Salimu. Nubwo ukeneye gushyiraho email, ukeneye gushyiraho izina uzajya ukoresha nka jya kuri email Rudahangarwa, uzajya ukoresha nka email yawe Rudahangarwa Salimu. Password kugira ngo ikunde uba ugomba gukoresha password irimo amagambo n'imibare. Rudahangarwa ugashyiraho wenda rimwe. Naho aha ngaha Rudahangarwa shyiraho rimwe, kanda handitse next. Ikindi ukenera ushyiraho nimero uzajya ukoresha. Ushyiraho nimero yawe, gushyiraho iyanjye ni iyi. Ntabwo uhera kuri 0 kuko 0 iba iri kumwe ahangaha. Iyo hakizaho akadarapo k'u Rwanda kaba kariho plus na 250, uhitera kuri 7, ubundi ugahita ukanda handitse next. Icyo iyi namba bayiguhera ni ukujya bakorezaho password iverifiya koko nimba iyi namba ari iyawe. Dore aha ngaha ngiyi kode bayimpaye 17 48 91 ugahita ukanda verify. Ikindi bakubaza ngo ni ugushyiraho email yarikavaringa iyi account ibaye wibagiwe password. Iyi nayo ukeneye cyane, itariki y'amavuko, ugashyiraho gender yawe, nimba uri male nimba uri female, ukabicuzinga ugahita ukanda next. Iyo usoje ibi ngibi ni nkaho uba urangije gucreate account, biba byarangiye. Agree. Ibi nibyo bya nyuma ukora. Iyo urangije ibi ngibi uba urangije gucreate account. Bakomeza kubasaba gukora subscribe, mugakora na share. Thank you.